tugiye kugaruka kuri post witwa Uwikeza Pamela umugore wa The Ben nyuma yuko aba bloggers benshi ndetse n'abanyamakuru ba hano mu Rwanda bakomeje kugenda bavuga ko Uwikeza Pamela yamaze kuba yatandukana n'umugabo we The Ben kandi nyamara ibi atari byo. Uribaza ntibyatangiye bite? Nyuma y'iminsi mike uwitwa Austin Hall aje mu gihugu cy'u Rwanda byaje kuba ngombwa kasura urugo rwa The Ben nyuma yuko ageze kwa The Ben ndetse n'itsinda rinini ry'aba bloggers ndetse n'abanyamakuru aho baje no kugira ibihe byiza cyane mu rugo kwa The Ben. Ibi ngibi rero byaje kuba byatangirira aho ngaho kuko ubwo Austin Hall ndetse na Aston Small bajyaga mu rugo kwa The Ben nago Uwikeza Pamela yari mu gihugu cy'u Rwanda. Uwikeza Pamela yari ari hanze mu ruzinduko rw'akazi hanyuma ubwo mu kugera mu rugo kwa The Ben kwa The Ben byabaye ngombwa ko The Ben ahamagara umugore akamumenyesha ko bagize abashyitsi. Niko byagenze uwitwa The Ben yahamagaye Pamela mubwira ko bagize abashyitsi mu rugo aranabyishimira batoke ni byiza cyane. Ni ibintu byari byiza sana ariko byaje kubyara ibinyoma nyuma yuko nyine bamwe mu ba bloggers batangiye kuvuga ko ngo Uwikeza Pamela ashobora kuza kutizera cyangwa se kutemera ko cyangwa se kutishimira imyanzuro ya The Ben yuko yagize gutya akaba yazana abashyitsi mu rugo kandi Pamela adahari. Ibi ntabwo byaje no kuba ikibazo cyane ahubwo umwe mu ba bloggers cyangwa se mu banyamakuru mu ba content creator witwa Faxman ngo yaje kwinjira gutya asuzuma Instagram ya Pamela ngo asanga hari amafoto amwe namwe cyangwa hari posts zimwe na zimwe yagiye hanagura ku rubuga rwe rwa Instagram ngo hanyuma ngibyo ngo bikaba biri muri zimwe muri facts zishobora kwemeza ko uwitwa Pamela yamaze kuba yatandukana n'umugabo we The Ben. Ibi nta shingiro bifite kuko nyirubwite nyine nyuma yuko abanyamakuru ba bloggers ndetse n'abandi n'ibinyamakuru byinshi bimwe byo mu Rwanda bigiye bikomeza gutangaza ko The Ben yamaze kuba yatandukana n'umugore we ari The Ben nubwe nta kintu yigeze yabivugaho ndetse n'uwitwa Uwikeza Pamela bose nta muntu wigeze ugira icyo avuga kuri ibyo bihuha byabavugwagaho ko bamaze kuba batandukana. Ariko kuri ino nshuro uwitwa Pamela yakoze post kuri rubuga rwe rwa Facebook n'urubuga rwa Uwikeza Pamela aho yanditse ati over the years I've never been the type to talk to the internet personal. Always I stayed silent because I really don't owe anyone any explanation. But today I refuse to keep allowing myself to be humiliated by people who know absolutely nothing about me or my life. There is a difference between opinions and spreading lies. To the bloggers responsible, you have 24 hours to delete every false and defamatory post about me on all your platforms. If you don't, I will take the matter to the rebel and pursue it through the proper legal channels. One of you will become an example. This is my first and only warning. Next time there won't be one. Arangije ashiraho love. Ndaje ngerageze mbigusobanure mu Kinyarwanda. Ino ni post irimo icyo nakita ko harimo uburakari kubera ko bafashe uno muryango barawuharabika bavuga ibintu byinshi byinshi cyane kabisa byinshi cyane. Ariko ikiri The Ben ikiri Pamela nta wigeze afata umwanya wenda ngaze kuba yavuga kuri zino saga zagiye zibavugaho. Ariko uwitwa Pamela kuri post ye ya Facebook yanditse ati mu myaka yose ishize sinigeze mba umuntu ufata ibyo bavuga ku mbuga nkoranyambaga nk'ibinyibasiye ku giti cyanjye. Urumva ati nahoraga nihangana nkicecekera kuko numvaga nta muntu numwe ngomba ibisobanuro. Urumva neza ati mu myaka yose ishize sinigeze mba umuntu ufata ibyo bavuga ku mbuga nkoranyambaga nk'ibinyibasiye ku giti cyanjye
atahubwo nahoraga nihangana nkicecekera kuko numvaga nta n'umuntu n'umwe ngomba ibisobanuro. Angaha turagenda dusobanura gake gake. Angaha Uwikeza Pamela yavuze ati mu myaka yose yashize bagiye bamvugaho ibintu byinshi, bagiye banyandikaho post nyinshi, bagiye bavuga ku muryango wanjye, ariko ntabwo numvaga ko nshobora kuza guhaguruka ngo ngire icyo mbivugaho kuko numvaga nta muntu n'umwe ngomba ubusobanuro, nta n'umuntu n'umwe ngomba kugira ibyo nsobanura ku buzima bwanjye. Ati ntabwo nigeze mbifata nk'ibinyibasiriye. Ubwo urumva ko yabifataga nka like showbiz, yabifataga nka showbiz, ariko ntabwo ariko bimeze. Akomeza avuga ko akomeza avuga ati ariko uyu munsi nanze gukomeza kwemera gusuzugurwa no gusebwa n'abantu batagira icyo bazi ku buzima bwanjye cyangwa uwo ndiwe. Hari itandukaniro rinini hagati yo gutanga ibitekerezo no gukwirakwiza ibihuha. Mitendabura umujene witwa Faxman ndeba ikiganiro yakoze, ni ikiganiro ntishimiye habe namba. Ntabwo nigeze ngikura kuko hari harimo misebanya rikabije cyane ndetse no kwibasira umuntu, kuko yibasira ahamya neza ko uwitwa Pamela yamaze kuba yatandukana n'umugabo we The Ben, ndetse ko ngo yamutanye ngo n'umwana Luna. Icyo kiganiro cy'umujene narakirebye mitambonamo amakosa menshi cyane, ku buryo navuze nti uyu mujene nataza kwitwara neza, nataza kwitonda kuri izi mbuga, azaba igitambo nk'uko Pamela yabyanditse muri no post. Ni post ndikiri kugusobanura, ntago turinjira mu mwandiko nyirizina. Agakomeza avuga ati ndaburira aba bloggers babigizemo uruhare, ati mufite amasaha 28 yo gusiba inyandiko zose z'iminyoma no kunsebya mwashyize ku mbuga zanyu zose. Nimutabikora ndageza ikibazo cyanjye ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, kandi nkurikize n'inzira zose z'amategeko. Ati ndaburira aba bloggers mwese n'abanyamakuru mwese mwamvuzeho, ati ni last warning, muhawe amasaha 28 kugira ngo mubashe kuba mwahanagura ibya mwanyanditseho ndetse n'ibiganiro mwankozeho byiharabika. Ati umwe muri mwe araza kugirwa urugero, araza kuba intangarugero, araza kuba igitambo. Aha uvuga ngo mu buryo bwo kurabura. Hanyuma ariko agasoza agira ati iri ni ryo burira, ati ubu ni bwo bwa nyuma, iyi niyo warning yanjye ya nyuma na mbere, ubutaha nta yindi warning nimwe nzongera kuba natanga. Ati tout suite nzahita njya muri RIB, ikibazo cyanjye kibashe kuba cyakurikiranwa. Uwo ni Uwikeza Pamela mama Luna yanditse ati mu myaka yose ishize sinigeze mba umuntu ufata ibyo bavuga ku mbuga nkoranyambaga nk'ibinyibasira ku giti cyanjye. Nahoraga nihangana nkicecekera kuko numvaga nta muntu n'umwe ngomba ibisobanuro, ariko uyu munsi nanze gukomeza kwemera gusuzugurwa no gusebwa n'abantu batagira icyo bazi ku buzima bwanjye cyangwa uwo ndiwe. Hari itandukaniro rinini hagati yo gutanga ibitekerezo no gukwirakwiza ibinyoma. Ndaburira aba bloggers mwese mwagize uruhare, mufite amasaha 28 yo gusiba inyandiko zose z'ibinyoma no kunsebya mwashyize ku mbuga nkoranyambaga zanyu zose. Nimutabikora ndageza ikirego cyanjye ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, kandi nkurikize inzira zose z'amategeko. Umwe muri mwe araza kugirwa urugero. Iri ni ryo burira ryanjye rya nyuma na mbere, kuko ubutaha nta rindi burira nzakoresha, ahubwo nzahita njya muri RIB. Uwikeza Pamela. Ngira ngo nabikomojeho ubwo zino saga zatangiraga, ni cya gihe cya Aston Hall, ubwo yabadari mu gihugu cy'u Rwanda, yaje kufata umwanya bahura na The Ben ni munyakazi buriya nayaze guhiga ibiceri. Hanyuma yuko nyine
uwitwa Aston Hall ndetse n'abanyamakuru nkuko nabikubwiye n'itsinda rinini ry'abajene bagiye mu rugo kwa Ben. Byabaye ngombwa nyine ko Ben amenyesha umufasha ko bagize abashyitsi nubwo adahari, ariko babashe kuba bagira umugisha wo guhura n'abantu benshi. Abantu benshi rero bagiye banagaruka kuri bino bintu, baravuga ko The Ben ashobora kuba agira umutima mwiza gakabye. Yavuga ati nk'ubu ngubu bari abantu bose ntabwo yigeze abapima, ati wenda n'umwana yashobora kugiramo ibibazo akaba yakwanduza indwara, cyane cyane nk'ubwo twari turi mu minsi ya za Ebola n'ibiki. Baravanye umwana ashobora guhura n'ibibazo se n'iki se, ubundi The Ben kugira ngo yakire abantu bangana kuriya mu rugo yarizeye uwuhe mutekano. Ariko nta mpamvu yuko agira ubwoba ko igihugu cyacu force kirimo umutekano. Nta muntu waza guhemukira undi mu rugo niyo bibaye aba accident nk'izindi. Ngiye numva rwose Ben nta gikuba nta yaciye amabere kuba yarakiriye Aston Hall ndetse n'itsinda ry'abanyamakuru mu muryango iwe cyangwa mu rugo iwe. Gusa nyine bakomeje kugenda bavuga ko uyu mujana Ben ashobora kuba yaje kuba yakora amakosa, kuko ngo bishobora kumuviramo gusenya cyangwa gutandukana n'umugore we, cyane ko umugore nkuko nabikubwiye ntabwo yari ari mu gihugu cy'u Rwanda ubwo Aston Hall yazaga mu rugo iwe, ariko yaje kuba yabimenyeshwa ndetse biranabyakira nabyemera kwa sibyo. Nyuma ariko haje kuza igihuha cy'umugabo witwa Faxman. Faxman ni umunyamakuru wa Faxman TV niba nibeshye. Uyu mujane mu biganiro bye byinshi habamo guhubuka, no gusebanya no kuvuga amagambo rwose tubaka habe namba. Ari nabyo Pamela yavuze ni gutanga igitekerezo no gukwirakwiza ibihuha ni ibintu bibiri bitandukanye. Noneho uwitwa Faxman studio gutanga igitekerezo yatangaje ibihuha, kuko we yatangaje yemeza neza ko uwitwa Uwikeza Pamela yamaze kuba yatandukana n'uwitwa The Ben. Muri live yakoranye n'uwitwa ni Godfather, numvise Faxman arimo arisobanura avuga ko ngo impamvu yemezaga ko Uwikeza Pamela yamaze kuba yatandukana na The Ben ngo nuko ngo yagiye kuri Instagram ya Pamela gasanga hari amafoto amwe namwe yagiye asibwa kuri urwo rubuga. Ibi ngibi ntago ari tufu ishobora kumvikanisha ko umuntu yatandukanye n'undi kubera ko ashobora kuzikuraho kubw'ubushake bwe, ariko ntago bivuze ko abantu babaye divorce cyangwa abantu batandukanye kubera ko amafoto ngo yamaze kuva ku rubuga runaka. Noneho karatangaza ayo makuru utanabizi neza nawe, sibyo? Ntiwavuganye na Pamela ubwe, ntiwavuganye na The Ben ubwe, ahubwo ni realization zawe ngo kubera ko ifoto ngo zavuye ku rubuga kuri platform runaka ngo nibigaragaza ko ngo umuntu yamaze kuba yatandukana n'umugabo we. Faxman rero ndakeka ko bo bantu ba breakinze ino nkuru bwa mbere ari we wayibreakinze ko Pamela yamaze kuba yatandukana na The Ben ndetse ko ngo yamutanye n'umwana. Ni mu gihe byagaragaga muri iyo minsi The Ben yararimo aragaragara mu ma video menshi cyane n'udufoto arimo arakina n'umwana, aho bamwe bavugaga ko wenda niyo nkuru ya Faxman ishobora kuba ari ukuri, kuko nta gihe na kimwe nyuma yuko Aston Hall avuye mu rugo iwabo nta gihe na kimwe kize kigaragara cyangwa Ben yigeze agaragara ari kumwe na Pamela nkuko byari bisanzwe, ahubwo bisa naho nyine byatumye iyo nkuru ya Faxman bamwe bayifata nk'ukuri kandi wenda atari ukuri, kuko iyo nkuru iza kuba ari ukuri ntabwo witwa Pamela yari kuza anyumuza no makuru anavuga ko ngo umwe mu bantu bagize uruhare mu kuba batangaza amakuru y'ibihuha ashobora kuzaba igitambo cy'abagiye bamuharabika ndetse no kwinjira ubuzima bwe bwite muri rusange. Abantu kuvuga ngo abangaba abantu yego ni public figures, ariko tugomba kugerageza no kubaha ubuzima bwabo bwite, kuko hari igihe winjira umuntu gakabya. Kuba wasesengura umuntu ntabwo bivuze ko uraza kumuhimbira inkuru y'ikinyoma rwose ngo ugende uyisangiza abagukurikira n'abamukurikira n'abamukunda, kuko ibi ngibi bishobora kumwangisha abantu. Niba koko umuntu w'umu public figure nkuriya ushobora kuzuka mutangazaho inkuru y'ikinyoma uvuga ko ngo yamaze gutandukana n'umugabo we, ntabwo burimo uramusebye gusa, ahubwo burimo uranangiza n'umuryango we muri rusange. Ntabwo rero ibyo bintu waza kuba wabikundirwa bwana Faxman ndetse n'abandi bose mwagiye mukora ibiganiro nk'ibyo. Hanyuma Pamela yavuze ko ino posts
ari wo muburo wa nyuma, ko nta wundi muburo n'umwe azongera kugira ku muntu uzongera kuvuga ku buzima bwe bwite no kwinjirira famiye ye muri rusange. Ibi ngibi nayago yigeze kuba yabivuga ngo ati jewe rero kuba wanyinjirira c'est bon, ariko iyo bitangiye kwinjira ubuzima bwanjye bwite ibintu ntabwo bishobora kuza kuba byaguhira. Nibyo n'Uwikeza Pamela yaje kuba yatangaza muri poste imaze iminota mike igiye ku rubuga rwe rwa Facebook. Nibyo rero nuko bimeze. Hanyuma ubwo ngubwo abajene mwagiye mutangaza inkuru z'ibihuha, mwagiye muvuga makuru y'ibinyoma kuri Uwikeza Pamela, nizere ko mwamaze kuba mwabyumva. Zo post mwagiye mukora, ibyo biganiro mwagiye mukora, mubisibe kandi mugaruke munamusabe n'imbabazi, muvuge ko mwabikoze nyine mwakoze amakosa, hanyuma babari, kuko nimuza kongera kunyerera gato umukobwa rwose Mama Luna araza kuba yabagezayo kandi nta kabuza muraza kuba mwabigwamo. Andi makuru wakomeje kugenda cicikana ni nayo gufunga inganda zikora ibyuma ni zikora marikeri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma ariko tukaba twibaza nese ko rikeri zakorwaga n'abanyarwanda zamaze kuba zakurwa ku isoko tayari, ariko hakaba hakiri n'iziva muri Tanzania zitwa nka za Kibingu, izo zo ko zitava ku isoko. Nuko se zo zujuje ubuziranenge, nuko se cyane ko bavuga ko ngo produits zikora izo nzoga zose ngari zimwe, ariko turibaza ntese kuki umuturage w'u Rwanda yakurirwaho ibinyobwa bye, hanyuma ariko ibiva hanze byo bikaza kuba byakemererwa kuba byakomeza gucururizwa ku butaka bw'u Rwanda. Kuko cyane cyane nko muri izo nzoga z'ibyuma yitwa Kibingo rwose yo iracyari ku isoko ku note yawe y'ibihumbi 200 urayibona mu mabutike yose, sinzi ngibanga nirihe, ariko leta rwose nize kureba rwose irebe ukuntu yakemura iki kibazo, kuko ntago niba ari uguca ibiyoga byangiza abantu naziriya nazo ntago ari fanta, ntago ari ji rwose, nayo baze kuba bayikoraho turebe ukuntu biraza kuba byagenda. Kuko nibyo Senateri Evode yahoze agarukaho ubwo yavuze ati umuturage arubaka mu buryo butemewe inzu ye tukarara tuyisenye, ariko inganda zigera muri 240 zarinze zitangira gukora gute, zigahabwa ibyangombwa, zikubaka, zikagira iki byose. Ati ibyo bintu rero nabyo simbyumva, kubona umuturage ashobora kubaka mu buryo butemewe inzu ye ikarara isenywe, atari ko izo nganda zaho zubakagwa ku manywa zigahabwa zigatangira no gukora. Ati ibyo bintu rwose ntago twumva uko bimeze, ntago twumva uburyo iyo systeme yubakitse. Ati nibyo bintu nabyo bigomba kuba byagira gute, byakosorwa bikigwaho, icyo kibazo kikaba cyava mu nzira, ibintu bikajya mu buryo bigakosoka. So reka ngushimire wewe yandikisha kuri Safi Trends, reka nkwifuza komeza kugira ibihe byiza cyane. Hanyuma nawe utarakora subscribe, reka ngusabe gukora subscribe, like na share, kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi mbagenda gutegurira hano. Ariko ngira ngo comeback yo ni hatari kuko amakuru yo ni menshi. Ewana kabisa mfite courage nyinshi, n'ubango nta kindi kintu tubereyeho no kuganira, no gusangira amakuru, no kusangira ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma ariko abantu banjye rwose nanabashimira cyane mwe bantu mukomeje kwiyandikisha kuri ino channel. Ewana ni iby'ingenzi kandi by'agaciro gakomeye cyane. Ni mwebwe dukora mudahari ntago no makuru twayakora. Rero stay tuned, mujye mukora like, share, ibiganiro mu bisharinge, ibiganiro mu birebe rwose mu bikundisha abantu, nanjye munkundisha abantu. Hanyuma tukomeze twubake societe nyarwanda kandi iri very entertained. So reka mwifuze kugira ibihe byiza cyane. Wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda, wowe uri mu gihugu cy'u Uganda uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, wowe uri muri Amerika ukunda Safi Trends, reka nizere ko umeze fresh kandi ko ibintu byawe bikomeje kuba birimo biragenda neza cyane. Reka nkwifurize rero kugira amahoro y'Imana, nge nkuko bisanzwe you call me Safi Tiger, the one and only. Shalom.